inama imikino twayigiyemo nuko umugore ashobora kugira uruhare nabwo mu iterambere. Twabonyemo abagore bafite inganda zabo ku giti cyabo, twabonyemo abagore bafite amakampani atandukanye, ibya ICT, hari investments zitandukanye. Hanyuma natwe twabonye ko dushobora nk'abagore b'Abanyarwanda kuvana ibikoresho cyangwa se ibintu products zitandukanye mu Rwanda tukaba twazijyana mu bindi bihugu harimo na Mauritius nk'ukuntu baduhaye ikaze mu gihugu cyabo. Icyo ubona bizahindura mu kazi kanyu? Hari ikintu kinini bizahindura mu kazi kacu kuko twamaze kubona yuko umugore nawe afite ikintu cyo yakora kugira ngo agire aho atangirira agire n'ahagera. Nk'ubu ngubu hari abagore twabonye batangiye muri za 2010-2012 batweretse ukuntu batangiye ari akantu gatoya, ubu ngubu bakaba bamaze kugera ahantu kure cyane, ubukungu bwabo bwarazamutse, bavuye muri Mauritius bamwe bajya gukorera muri Australia njya mwabonye, abandi muri UK, hari abazanye product zabo mu Rwanda. Twagiye tubona yuko natwe bishoboka yuko ushobora kuvana igicuruzwa hano ukakijyana mu bindi bihugu bitandukanye harimo na Mauritius nk'ukuntu twabibonye. Nkanjye nka rwiyemezamirimo cyane cyane utanga serivisi z'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga isigaye rihuza abantu bari ahantu hatandukanye. Nkiyumva nkibona bayintumiyemo nabaye interese cyane cyane ko hari ibintu tuba dukeneye kumenya uko mu bindi bihugu babikora. Hanjye uri mu itangazamakuru dukeneye kumenya ese itangazamakuru mu bindi bihugu rikora gute ku buryo twagira ibyo tugenda duhindura. Ariko by'umwihariko nk'ubu ngubu hari urubuga mfite ku kinyamakuru cyanjye cy'uburezi bitwa Rwanda Schools Directory rw'uburyo tuzajya tugaragaza ibigo by'amashuri byacu hano mu Rwanda. Ubwo rero nk'ubu mfite amatsiko nkeneye kumenya mu bindi bihugu ibigo by'amashuri byigaragaza gute, ese bigaragaza aho bigenda bigera gute, ababyeyi bamenya uko abana babo baba bameze ku mashuri gute, ku buryo menye nko mu bindi bihugu uko babikora. Ntekereza yuko hari icyo nahindura cyangwa se nakora neza kurushaho. Wenda hari icyabaye nuko nageze nko gusaba serivisi hanze y'igihugu, ariko biba byoroshye. Hari inzego zacu, hari PSF abangaba baradufasha, hari RDB. Iyo ushatse amakuru, ngewe nk'amakuru nashatse icyo gihe byaranyoroheye, narabajije ko hano badukonekita n'abantu batandukanye, ari n'amakampani akora transport, ari n'abantu bari hanze y'igihugu. Ngewe ku giti cyanjye nta mbogamizi negeze ngira. Abagore bo mu Rwanda imbogamizi dushobora kuba duhura nazo harimo ururimi. Nk'ubu ngubu hari abagore b'Abanyarwanda bafite amafaranga, bafite inganda, bafite ibikorwa, ariko ugasanga ubucuruzi bwabo rimwe na rimwe bukomwa mu nkokora no kuba batazi ururimi neza. Ariko ubu ngubu twamaze kubona yuko hari abagore benshi bamaze kugenda batera imbere, indimi zabo barimo kugenda bazidevelopinga ubumenyi bwabo, ariko akenshi na kenshi ikintu imbogamizi ya mbere ni ururimi, kubera ko bituma ubucuruzi bwambukiranya imipaka rutagera kure nk'ukuntu bwakabaye bihagera kubera kutabasha kuvugana n'abandi banyamahanga. Nitwa Therese Kamana, nkaba mpagarariye icyiciro cyihariye cy'abikorera cyitwa PSF Specialized Cluster, kibarizwamo abadamu, urubyiruko n'abafite ubumuga. Aba badamu ba Mauritius baje uyu munsi, baje ariko twarabanje kubasura. Hari members bacu bagiyeyo kujya kubigiraho ibyo bakora bimwe na bimwe, none nabo baje kureba opportunities ziri mu Rwanda. Ari nayo mpamvu mwabonye ko RDB yaje. PSF Specialized Cluster ni hub ya SheTrade ITC. Bonabo ni hub ya SheTrade ITC, uretse yuko ibarizwa muri ekivana nka RDB yabo, niyo hub bafite. Niyo mpamvu twafatanije na RDB kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa. So mwabonye yuko ni high level y'abadamu, hari ahantu bageze kure. Abadamu bacu bazabigiraho, ariko nanone icyo twifuza nuko baza bagashora imari mu Rwanda, bagafungura company zabo, bakanafatanya na bagenzi babo b'abadamu b'Abanyarwandakazi. Usi iterambere ryaraje. Mvuye mu Bushinwa, nakoreshaga iterambere kugira ngo ushobore kuvugana n'Abashinwa. Uyu munsi ushobora kuvuga mu rurimi ushaka, mugenzi wawe akaryumva. Uretse yuko n'Abanyarwandakazi benshi bageze kure.
bajya hanze, bajya mu Bushinwa, bajya Dubai, bajya mu France, bajya UK kandi bakisobanura. So barasobanukiwe, ikibazo cy'ururimi ntabwo kikiri barriere nini cyane. Byinshi ni nabyo navugaga, nubwo wenda mu Rwanda dushobora kwibaza yuko abadamu ba rwiyemezamirimo b'abadamu hari icyo batarageraho, hanze babona yuko hari byinshi twagezeho, kandi nibyo hari byinshi twagezeho. Natangiye mvuga example yanjye, hari n'abandi benshi cyane. Inganda bazasura n'iz'abadamu, abo bariho bubaka za appartement n'abadamu. Muri chamber ya IT City bazajyayo, minister wacu n'umudamu. So tugeze kure kandi mu nzego zose.